ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wari ufite uruzabibu. Umuseke yazindutse kare gushaka abakozi bahinga uruzabibu, asezerana n'abakozi kujya mu ruzabibu ngo bahembwe idenariyo. Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wari ufite uruzabibu. Umuseke yazindutse kare gushaka abakozi bahinga mu ruzabibu, asezerana n'abakozi kujya mu ruzabibu ngo bahembwe idenariyo. Isaha eshatu asohotse asanga abakozi bahagaze mu iguriro, agarutse abandi bahagaze mu iguriro batagira icyo bakora, kugenda umurimo abandi bakozi basanze mu ruzabibu. Maze saa icyenda zigeze agaruka muri rya guriro, asanga abandi bakozi n'abababwira kujya mu ruzabibu. Maze saa icyenda zigeze agaruka muri rya guriro, asanga abandi bakozi n'abababwira kujya mu ruzabibu. Isaha zibaye cumi n'imwe arasohoka asanga abakozi bahagaze ari nacyo bakora, bamubwira ko babuze umurimo, ababwira ati nimugende mujye mu ruzabibu. Isaha zibaye cumi n'imwe arasohoka asanga abakozi bahagaze ari nacyo bakora, bamubwira ko babuze umurimo, ababwira ati nimugende mujye mu ruzabibu. Uwo ni umugani Yesu yaciriye abigishwa, usobanura amateka y'itorero ry'Imana. Uwo ni umugani Yesu yaciriye abigishwa, usobanura amateka y'itorero ry'Imana. Mu gitondo n'abahanuzi batatu n'iza ntumwa za Yesu n'ababoduwa n'abadivanisite. Mu gitondo n'abahanuzi batatu n'iza ntumwa za Yesu n'ababoduwa n'abadivanisite. Saa kumi n'imwe